we nta mafaranga ugira rwose shiri ntabwo twigendere wirekereka nguyu umva umukozi wo mu rugo akora mu rugo we nta mafaranga ugira reba akagatuza rwose nasengera ufite yo kwambarira aho ngo twigendere iki kigo aho ubundi w'iki kigabo ngo navugana nk'iki koko nk'uwo uburenga mbisira cyane na telefone yanjye ujyanye na telefone ari ni ya papa ya telefone yakwa ndayitanze ndararahe mu kigunda mama yowe telefone arayijyanye kandi sini yanjye yuko yowe sha abakobwa muri bamwe kagabo kumutwagira ngo namaribori kanya ni umugore kagenda kaboshye sha asakora kwa kadunde zamupfumurinda namutwara kazabonesha no kakutwa n'inkuba mama yuwe telefone ya papa gushaka uwo musaza wo gushaka ibintu birangira bizamo none inzobe yabaye inzobe kumbona uri kurira nk'igitera se none atari mu ruzo amahero na so wasukomoka kuri so wanjye gerawe nta soni ntakuri gukanura ako bimeze bite ubu suri kubona ameze neza man urabura iki se turahuye umusatsi wanjye rega cyane akoresha dore inzara ndasigisha ngo uri mirunga ngo tuzabantu mbeshya uri inzu uri umukobwa uri inkunguzi uri igihuru uri iki uri umukobwa ntabwo uri umukobwa uri inkunguzi inkunguzi niswe niswe nta kibazo je nta soni wowe ese uri umugabo uri imbwa uri iki ndi umugabo ese ndimbwa nkamwe nta soni urandimbwa warambwaguye se ambwaguye ndamaze Patrick azagutwara umaze iki namahema iki rero kuri kuvuze ese ubona mvuga icyo ubona mada ukaburiye urabyibushye uzanye ndozanye ibondo dore inzara sigisha namaze ngo ngushaka amafaranga umva ndakwiyamye mana we hiya bisaza kuca mazuru ndamaze dore izabakimura ndagupfunye dore ukagenda dore ukore ngo ndi iki ndi umugabo ngende umugabo dore agatuza kabonye kibugari ndakora karebamo uri iki se ndi umugabo uri umugabo imbura umugabo rero amafaranga ayo muhaye reka ariko buriya rero nubwo nari ngututse anome kuri iyo story nanjye ndaye ko nzabigenza ariko zari zimeze utaho ku Gisenyi haragiye turoga urumva kwikokora ariko nimugoroba nari inyama bikomeza umbwire turoga nk'ibiguru biri mu mazi tu urumva nk'ibiguru turoga tuva mu mazi gufata amafi turarya inyama amafanta utuntu twose tangiye tujya kwiryamira nyine muri hehe mu mazi se baryamamo muri ibyo bitanda byo muri ibyo bitanda by'abakire wabiryamyemo ariko wayidomaguje nk'igitero nta kibazo tubaze tujye ku mazi nyine wabigenza gute nk'umutubu imitubu iri mu mazi urayizi cyangwa amafi niyo tukoga neza amafi aragenda gutya ko twabigenda ku gutyo uyu muntu mpamagaye se arakavuna umuhetso kamukope ariko ni wa muntu ndimi denisha nimugora nikopesheje inyama ngaho cyangwa saro kunyemera dukomeza iby'amazi nuko igitanda rero naho ngaho byarangiye none igitanda mahana yanjye we nubwa mbere mbonye igitanda kimaze kuri rasoro zimwe za danje nari kubitaga gutya nkagera ku mabara haze kubyumva noneho byihorera yareke nta soni erewe uri imbwa gusa ntacyo ndi erakuntu kakiyaga karamaze iyi fresheri zanjye ndi bogari mayo waba zo ku muhanda zifasha ziramaze mbere gati mbaba
basi se reka mvuge ko twanariye ubu ngubu noneho ndararaye ahantu mwarariye se ni mwanywa ahantu twaraga banyirukanye mwarariye ni mwanywa twarananyweye nyine mwaranyweye ariko nyine bantu wumve hari gato narindi bosi nimugezemo amezi 5 atanye kumwoyo yesu uri wandi mudugodo komeza ubwire noneho ndabyumva ni umukobwa bosi muri mu mezi 5 none yanyirukanye none ndabigenza uko ngambwira uburyo ndabigenza nje ntago ndashimunda kugira inama ntago ndi korodite ngo ni inama y'umunsi ntago ndi mudugudu nta nubwo ndi umujyana ziba nakwaje ngo mwanyweye iki none tujye kumbwa aho urara simbizi uje mu gihoro kusanzwe uri imbwa simbwa ntago zirara mu matongo cyo kurara mu matongo cyo kurara mu kigunda ntaho byo byoroshye sha kubana n'imbwa we yakapfusha wowe yodise ntago rero rata yaguhereze iriya nkungu z'umutwe wawe yabone sarabwaye irazagutwara ndakwiyamye nayo nkuhaye ntasoni ako be wazazureke be azagireka be bazagireka uzabwire suko cyangwa nyoko cyangwa ndre bagutunga nge singukeneye ejo bundi tubyibuka ejo bundi mushuri ishuri kuwa mbere urize urangije kwiga urangije urambwira ati mushyire ngo nkeneye akamodoka ngurisha ikibazo cya papa ndayigura nande guhereza Rero uburambe ngo sinzinga ibintu ngo byavuye iwanyu kubakisha ndayaguha nayo uburane burahaze buragarutse wambonye ariko nakubonye wambonye umva umanze kuma kugana n'abandi bazibana na wa itu yanda bagiburu nukora abahungu b'inzobe reka nkubwize ukuri ako ajya wamwe ngo mwaroze twaroze nyine mwaroze muri dumaguze gucya twari dumaguze nk'ibigurube biri mu mazi nk'ibigurube n'umuntu uzi umuntu kwegura wowe wikoreye ujya mu mazi woheruka amazi so uheruka n'uwaga wowe kumeze nk'igitubu nubwo gihora mu mazi warasa nawe ariko sa ubona uri inzobe ukagira ku mana yanjye turukana dusa nyine nge nawe twasute se nyine unuka ugize kuri umuntu ukongeraho unuka umuntu nukuba uri se navuga ngo kida rukunuka wa mukobwa ararya kuri kwayura komeza ubwire ararya umva none nk'icyombo gishaje yego umukobwa we cyombo gishaje kiranywa Yesu we aranakirenza none kurya arya singura nk'iki koko butse n'iki kijya cyane niko shago ndarya